Data wa twese uhoraho turagushimye, tugushimiye ubuntu bwawe bwinshi uturindira ahatandukanye, bwirengagiza ibicumuro n'intege nke tugira, ahubwo ukaturinda nk'abakiranutsi, nk'abadafite ikibi. Tugushimiye ko n'ibibi tubonana udakunda ko byatugumaho, ukadutegurira amasaha nk'aya yo kwegerana nawe binyuriye mu ijambo ryawe. Izina ryawe rihimbazwe. Turakwinginze ngo uyu mwanya tugezemo n'ubundi wo kwegerana nawe, turakwinginze ngo utubere umwigisha kandi uduhe impano wasezeranye y'umwuka wera, kugira ngo idushoboze kubibwamo ijambo ryawe kandi ribonaho rifata, ritugirire akamaro, ritwubakire imico n'imibereho. Ngaho tuyobore muri uyu mwanya, utwigishe kandi utugeze ku bikwiye. Imbaraga z'umwanzi zose uziburizemo, ahubwo ubushake bwawe abe ari bwo bwigaragaza. Kingura amatwi y'abumva, kandi twese tukugirireho umugisha, tubigusabiye ubuntu mu izina rya Yesu. Dushimye Imana cyane nk'uko bamaze kubibabwira, yabanye natwe, yaturinze. Uwo muvugana ni Uwezire Umuhire. Dushimye Imana rero yabanye natwe, yanaturinze, ikabiduhaye n'uyu mwanya wo kuganira ijambo ryayo. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Muri uyu mwanya turaganirira hamwe ijambo ritubwira ngo inkomoko y'indwara za twibanire cyangwa se maladi chronique. Inkomoko y'indwara za twibanire. Birumvikana ko ari amagambo abiri. Icya mbere hari indwara, hakaba n'impamvu ituma ziba chronique cyangwa se twibanire. Bwa mbere turareba indwara, tumenye ngo mbese indwara ni iki, kuko ntekereza ko abantu benshi ntibari bamenya n'indwara icyo ari cyo, ku buryo umuntu ashobora kurwara rimwe na rimwe ntabimenye. Indwara yo kwibagirwa, indwara y'umunaniro, ndetse n'izindi zitakuriye, rimwe na rimwe ntusobanukirwe ko ari indwara, ahubwo indwara zakugizeho cyangwa se zakuzaniye uburibwe akaba ari zo uha agaciro, nyamara izikuvugishije ibintu by'ingenzi byo ntube wabitekerezaho. Rero nk'uko twari tubivuze, turabanza tumenye ngo mbese indwara ni iki. Definisiyo y'indwara cyangwa ubusobanuro ni ugusonza kw'ingingo cyangwa se guta gahunda kw'ingingo. Kuko bamwe mu bavuga ko mbese abashakashatsi bamwe bavuga ko amagara mazima ni ingingo zicecetse. Iyo ingingo zituje, mu by'ukuri abantu bavuga ko umuntu ari muzima ndetse afite amagara mazima. Cya kabiri, amagara mazima ni ubugingo mu ngingo zicecetse. Ni ubugingo mu ngingo zicecetse. Ubwo bishatse kuvuga ko ni amaraso ariko ari gukorera mu ngingo zituje. Icya gatatu, mu by'ukuri amagara, abashakashatsi bajya bavuga ko ari amahoro ari mu ngingo. Ubwo rero ibi bintu iyo ari bitatu, iyo bidahari, nibwo wumva ngo umuntu yarwaye, kandi mu by'ukuri ugasanga bitewe n'uko ingingo zashonje cyangwa se ingingo zataye gahunda yazo igenderwaho. Impamvu bivuga ko indwara ari ingingo zashonje cyangwa se ibyo bise carence organique cyangwa se ibyo nanone mu mvugo twakwita ngo ni maladie carencière, ni uko 90% b'abarwayi ni ingingo ziba zarashonje cyangwa se zarataye gahunda. Ubwo iyo zitagikorana, iyo zishonje nibwo ingingo zitangira kukurya
cyangwa se ukaribwa n'izitabariza izindi, bityo bikagaragara ko urwaye ariko mu by'ukuri nta handi bivuye, gusa hari ibyo wabuze mu mubiri, hari gahunda mu by'ukuri isa naho itanoze mu ngingo, bityo bikaba bibaye indwara. Ubwo rero reka tuvuge ko indwara ni intambara y'uburibwe, ni intambara y'uburibwe bw'impande zinyuranye zatandukanije icyerekezo, cyangwa se mvuge ngo ni ingingo zinyuranye zatandukanije icyerekezo. Ingingo zinyuranye ariko mu by'ukuri zitagihuje icyerekezo. Ingingo nzima zitabariza izindi, kandi uko gutabaza ni ukukurya. Iyo watangiye kuribwa n'ingingo ni ikimenyetso cy'uko uburwayi buba bwamaze kwinjira mu mubiri. Mu by'ukuri Dogiteri Busiye we hari icyo yagerageje kubivugaho. Busiye yaravuze ati, yagerageje gusobanura avuga ati avuga ko kubura umutuzo bituma amaraso atagenda neza, cyangwa se bamwe kubura umutuzo bituma amaraso agenda birenze urugero, bigatera impanuka nyinshi zo mu bwonko, n'izindi ndwara z'umutima no kugurumana ingingo. Aha ngaha nta kindi kiba kibiteye, ugereranije uko uyu muhanga yabivuze cyangwa se uyu mudogiteri yabivuze. Yagaragaje ko amahoro ubwayo iyo yamaze kubura, ingingo zitagahunda, amaraso ntagenda neza, ahubwo akihuta birenze urugero, bigatera impanuka nyinshi zo mu bwonko, bigatera indwara y'umutima no kugurumana ingingo. Urumva ko warwaye ubwonko, warwaye umutima, cyangwa se ingingo ziri kwaka umuriro, kiba cyabaye ikibazo. Hepfo hati abenshi barashakira kwa muganga umuti w'indwara zabo batewe n'impagarara zazanywe no kubura umutungo uhagije, cyangwa gahunda nke yo mu muryango, cyangwa gupfusha abawe, cyangwa kurwaza abari bakwiriye kugutunga. Ibi rero byo kubura amahoro, ibi rero mu by'ukuri byo kubura uko wigira, hari ibyakubayeho, bishobora gutuma amaraso yihuta birenze urugero, bigatera impanuka nyinshi zo mu bwonko, kimwe n'izindi ndwara nk'umutima no kugurumana ingingo, bitewe nuko nta muti wakurangiriza amakene y'ibyo udafite mu rugo rwawe. Bituma abenshi bavurwa ntibakire, bigatuma indwara zihinduka koronike, agahora kwa muganga bakamuha imiti akayihorana, ariko uburwayi ntibuveho. Bitewe n'iki? Nta kindi kiba cyarabiteye. Biragaragara neza ko umuganga ukwiye kandi uzi kuvura neza ntabwo yavura aho uburyane buri, ahubwo amenya neza icyateye iyo ndwara. Abahora bahangayitse, abahora n'inkeke ya nzabahone, mu by'ukuri ntabwo bashobora kuvurwa ngo bahite bakira. Iyo miti babaha, niba ari ibinini cyangwa se n'ibindi, iyo miti ntiyatuma umunyabinyoma ahinduka umunyakuri, maze ngo abone umutekano, maze akire uburwayi bwe, cyangwa se ngo abone umutekano, umuntu aheshwa no kuba yaba umwiringirwa, abandi bakamukunda, bakabaho nta kibazo bafitanye nawe. Iyo miti kandi ntiyahesha umunebwe n'umunyabute kugira umwete n'ubwira, kuko ibyo bintu byo kuba umwiringirwa bihesha umuntu gukundwa, kandi bigatuma amaraso agenda neza, maze ingirabika bita serire zikivugurura ubutitsa, maze amahoro akagenda neza kandi ingingo zigakorana. Iyo miti ntiyatuma umuntu
uhubuka agira umutuzo ngo abone amahoro aterwa no gushyikirana n'abantu bose, ubitewe no kugira ikinyabupfura. Kuko mu gitabo cy'imigani igice cyaho cya 15 umurongo wa 14 umunyamigani yabivuze neza. Mu gice cya 15 umurongo wa 14 umutuzo burya ni umuti. Yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo 15 umurongo wa 14 ati umutima ujijutse ushaka ubwenge, ariko akanwa k'abapfapfa gatungwa n'ubupfu. Umutima ujijutse ushaka ubwenge, ariko akanwa k'abapfapfa gatungwa n'ubupfu. Aha ni umurongo wa 14. Ariko tugarutse ku murongo wa 4 ho haranditse ngo ururimi rukiza ni igiti cy'ubugingo, ariko urugoreka rukomeretsa umutima. Ubwo byumvikane ko umunyabinyoma si igitangaza, yatera abantu indwara, nawe ubwe yazitera bitewe no kutiringirwa, dore ko iyo umuntu akubeshya ukabimenya aba akubujije no kuzemera ukuri azavuga hanyuma. Iyo umuntu akubeshye ukabimenya aba akubujije no kuzemera ukuri azavuga hanyuma. Rero iyo miti umuntu yahabwa, ariko mu by'ukuri arwaye ingeso mbi ntiyashobora gukiza. Ubuhahara bwo gushakira ubukire buri gutuma benshi biba bakaba abajura. Ibyo bikaba bibujije umubano n'abavandimwe babo, bikabatera kunegurwa ndetse no kwangwa. Birumvikana rero ko dusabwa kuba maso, cyane cyane babaye ari abavuzi basabwa kuba maso, babaye ari abarwayi basabwa kuba maso, kuko nicyo gituma hakenewe abaganga twakwita mu rurimi rw'igifaransa ngo ni psychosomatique, bazi gutandukanya uburibwe n'uburwayi, kuko uburwayi bwose ntabwo buryana. Wenda twatanga urugero nk'umusazi ntiyakubwira ngo ndaribwa aha, nk'ikigoryi nticyakubwira ngo ndaribwa aha, ariko mu by'ukuri abarwayi. Birumvikana rero ko hakenewe abaganga bazi gutandukanya uburwayi n'uburibwe. Ikindi hakenewe abaganga bareba uburwayi bakamenya impamvu yabwo, aho guhangana n'indwara bagahangana n'icyayiteye. Abo baganga nibo bakenewe. Mu gitabo cy'imigani igice cya 15 umurongo wa 13 babivuze neza, baravuga bati, turasoma imirongo 2 ni 15 13 kimwe na 17 umurongo wa 22, ariko duhereye ku murongo wa 13 w'igice cya 15 haravuga hati umutima unezerewe ukesha mu maso, ariko umutima ubabaye utera ubwihebe. Iyo umuntu yihebye, iyo umuntu abuze amahoro, aba ahindutse irembo ry'indwara. Ariko umutima unezerewe, umuntu umwenyura, mu by'ukuri aba yikingiye indwara, bituma amaraso agenda neza, bimukesha mu maso akagira uburanga ndetse n'ibindi. Noneho mu migani igice cya 17 umurongo wa 22 ho haratubwira hati umutima unezerewe ni umuti mwiza, ariko umutima ubabaye umutera konda. Rero burya iyo umutima unezerewe, iyo umutima utuje, iyo umutima ntacyo wikanga, iyo umutima ufite ibyiringiro, mu by'ukuri uba ukingiye, uba ufite urukingo ku buryo nta ndwara zishobora kuwigabiza. Ariko umutima ufite ikibazo, umutima udakingiye, umutima uhangayitse, umutima mu by'ukuri utiyiringiye, uwo mutima aba ari irembo ry'indwara, kandi nta muganga washobora na rimwe kuguha umuti ngo uzakire iyo ndwara, keretse gusa ugize amahirwe ukabona umuganga uzi gutanga ibyiringiro, ukwereka aho umuganga mukuru aherereye ari uvura ibikomere by'umutima. Benshi baha imiti abababaye batitaye ku cyateye ubwo burwayi, bityo
bikazahinduka indwara za twibanire arizo bakunda kwita koronike. Ubwo iyo ugiye ku muganga atari psikosomatike ahubwo ari somatike, ashobora kuguha mu by'ukuri imiti yo kukunganira uburibwe bwawe, ariko byazatinda uburwayi bwawe bitewe no kudakira kuko atitaye ku cyateye uburwayi. Ahasigaye ukazahura n'ingorane y'uko bwa burwayi bwazahinduka koronike. Burya rero birumvikana ko indwara nyinshi ziterwa n'uko hariho abanyabinyoma, indwara nyinshi ziterwa n'uko hariho abajura, indwara nyinshi ziterwa n'uko hariho abanebwe, ndetse indwara nyinshi ziterwa n'uko hariho abanyamujinya. Birumvikana rero nicyo gituma umaze kubimenya, umaze kubisobanukirwa, umenya neza ko burya hakenewe abaganga ba psikosomatike bareba bakamenya uburwayi, bakamenya inkomoko yabwo, bakamenya mu by'ukuri n'ahashobora gukomoka ibyiringiro byatuma umutima uhembuka. Ahasigaye wakwicara mu mahoro bikaba urukingo rw'indwara. Turaganira ku mpamvu zitandukanye zijya zibuza abantu amahoro. Impamvu nyinshi zitandukanye zijya zibuza abantu amahoro. Amahoro arabuze, kandi iyo amahoro abuze uhinduka irembo ry'indwara. Rwose amahoro arabuze. Impamvu zibujije abantu amahoro wakwibaza ngo ni izihe? Amahoro arabuze, amahoro aragiye, kandi mu by'ukuri abantu benshi bari bayakeneye. Niwo muti wa mbere, niwo muti w'ibanze. Ubonye amahoro, kuko umutima unezerewe ari umuti mwiza, ukabona umunezero, mu by'ukuri waba ugize umugisha ukomeye. Impamvu zitandukanye zibuza umuntu amahoro, turavuga nyinshi, ariko mu by'ukuri iya mbere turi buvuge ni ubwenge bugufi. Wenda reka nse n'umuntu ugaragaza ko iyo ikibazo cyabaye ku muntu kandi udafite igisubizo, kwirirwa kiguhangayikisha, mu by'ukuri uba uri kwihamagarira intimba idafite umuti. Rero icya mbere kibujije abantu amahoro ni ukubura umutekano. Gushobora gutuma umuntu mu by'ukuri, kubura umutekano bishobora gutuma umuntu ahangayika, akabura amahoro, akiheba. Ibi rero bikaba ari ibintu biteye ubwoba, bishobora kumugeza ku bintu cyangwa se ku burwayi abaganga badashobora kuzamukiza. Icya kabiri, ndatanga urugero, ubwenge bugufi butazi igikwiriye bushakira amahoro aho atari, nyirabwo akababazwa n'uko ibyo akeneye bidasohoye nk'uko yashakaga. Ibyo bishobora kubuza umuntu umutekano wo mu ntekerezo, bikagwa umutima, cyangwa se bikazana izindi ndwara nyinshi mu ngingo ze. Icya kabiri, igihombo cy'ibintu n'abantu bishobora gutera umuntu guhangayika. Wabuze ibintu, wacuruzaga ugahomba, wari woroye ariko bakaba bazinyaze. Mbese mu by'ukuri igihombo cy'ibintu n'igihombo cy'abantu, gupfusha abari bagutunze, gutandukana nabo, mbese igihombo cy'ibintu n'abantu bishobora gutera umuntu guhangayika, agashaka kugarura ibidashoboka. Mu by'ukuri ukaganya utenda kwiha ibyo wabuze, nabyo bikangiza ingingo z'umubiri maze zigata gahunda, amaherezo ukazahinduka irembo ry'indwara. Icya gatatu ni ukuvuga nabi cyangwa guhubuka. Ibyo nabyo birashoboka. Kuvuga nabi cyangwa ugahubuka bishobora gukora kuri nyirabyo, akagarukwa n'ibyo yavuze cyangwa yakoze, bikamutera guhemuka cyangwa urwango rudashira. Uwo mutekano muke ukangiriza ingingo zawe, zata gahunda, ugahinduka irembo ry'indwara.
bavandimwe, ngaha ahantu hajya hakomoka indwara za twibanire. Guhisha ibanga rikamenyekana cyangwa gutandukana n'uwo wakundaga akakujya kure, kuzambiriza umuntu utabigambiriye, kunanirwa inshingano ikureba, kunyuranya n'uwo wakundaga mu migambi, nabyo byangiriza benshi, ingingo zikahahurira n'ibibazo bikomeye. Bavandimwe, ibi bintu nibyo bijya bituma umuntu abura amahoro, kandi kubura amahoro bikazamugeza ahantu hakomeye kandi hateye ubwoba. Ikindi cya kabiri, ngira ngo icyo ni icya mbere kibujije abantu amahoro, ariko icya kabiri kibujije abantu amahoro ni indyo mbi. Indyo mbi, navuga indyo idahinduranywa ariko ikennye. Indyo idahinduranywa ikennye, itarimo vitamini, itarimo imyunyu myimerere, iyo ndyo mu by'ukuri ishobora gutuma umuntu ahinduka irembo ry'indwara, bitewe n'uko ingingo zirasonza, zamara gusonza zikabura imikoranire, konegisiyo yazo yamara gucika, ahasigaye ukabura arwaye. Ikindi ni indyo nabyita indyo ikennye, ariko nkabyita indyo idahinduranywa. Ishobora kuba mu by'ukuri irimo vitamini cyangwa se irimo imyunyu myimerere, ariko kuko udahinduranya amavitamini, kandi umubiri ukeneye amavitamini ahinduranijwe, bityo nabyo bikazakubera irembo ry'indwara. Ikindi navuga ni ukubura ibyitwa acide folique, ari nabyo bakunda kwita vitamini C. Ibi nabyo bishobora kuba intandaro yo kurwara. Kubura sukari ya girikoze nabyo bishobora kugutera uburwayi. Impamvu mvuga sukari ya girikoze ni uko amasukari aratandukanye. Iyo ufashe amata agira sukari, iyo bita lactose. Wajya wenda mu mbuto habamo isukari bita fructose. Wajya mu binyamafu, muri iyi myunyu bita amido, habamo isukari bita malactose. Noneho hakaza na sakarose ikomoka muri kanasukre cyangwa se mu bisheke. Izo sukari mu mwimerere wazo nibyo bita glucose. Zitandukanye rero n'isukari ibivuye mu ruganda. Ibi ngibi iyo bibuze uhura n'akaga karemereye cyane. Turagerageza kubisobanura, tumenye ngo mbese mu by'ukuri umuntu abuze urugero nka acide folique cyangwa se vitamini C byamutwara iki, yagerwaho n'iyihe ngaruka, kuko bashobora guhinduka irembo ry'indwara, ariko bitewe n'uko iyi vitamine yabuze. Vitamine C yabura, agahura n'ingorane, agahura n'ibibazo, kandi mu by'ukuri nta kindi cyabimuteye ari ukuba abuze iyo vitamini C. Vitamini C ni vitamini ikunda kuboneka mu bintu bitatetswe, cyangwa se reka tuvuge ko ari ibintu biba bitahuye n'ubushyuhe. Iyo bitahuye n'ubushyuhe, kuko iyi vitamini itinya ubushyuhe, nibyo bijya bizana kubura vitamini yo mu bwoko bwa C. Iyi vitamini rero iyo ibuze, ariyo bise acide folique, umuntu ashobora guhura n'ingorane, ashobora guhura n'ibibazo, maze yahura n'ibibazo byo kudakorana kw'ingingo, ingingo zigatangira kumurya, zatangira kumurya agahura n'ibibazo. Iyi acide folique ariyo vitamini C, iyo yabuze, kuko ishinzwe kuvana imyanda mu mubiri, impyiko zirayikeneye, mbese ifite ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo, cyane cyane n'uburozi bwinjiye mu mubiri. Iyi acide folique abantu barayikeneye mu rwego rwo hejuru. Uwayibuze ibisebe ntibikira.
irakenewe kuko ihangana n'uburozi ubwo ari bwo bwose. Rero uyibuze, ubuze acide folique, ushobora guhura n'ingorane zinyuranye. Abantu barayikeneye. Wenda ikindi navuga sinayo gusa twavuga, ahubwo hari na vitamini B. Hari na vitamini B kuko iyo iyibuze umuntu agira ikibazo mu myanya y'igogora. Ubwo ni ukuvuga ngo igifu gishobora guhura n'ibibazo, umwijima wahura n'ibibazo, amara ashobora kudakora neza bitewe no kubura iyo vitamini B, cyane cyane B ya mbere, noneho agahura n'ibibazo mu myanya ishinzwe igogora nko mu rwagashya ndetse n'ahandi. Ashobora kugira ikibazo cy'impiswi, ariko bitewe n'icyo kibazo cyo mu bwenge, iyo iyi vitamini B wayibuze, ubwonko bugira ikibazo, kubura umutekano k'ubwonko bishobora gutuma ugira indwara y'impiswi. Iyo iyo vitamini wayibuze ugira umunaniro, urangwa no kwivumbura, ugira ubwihebe. Ibi byose ni ibiranga ko wabuze vitamini B ya mbere. Iyo ubuze vitamini B ya kabiriho, urwara amashaza mu maso maze nturebe neza, ibisebe mu kanwa, iminwa iratukuriza ikagira n'uduheri, ukunda guhura n'indwara z'uruhu. Mu by'ukuri niba uhangayitse, birumvikana ko uba uyikeneye kurusha abandi bose ku rugero rwo hejuru. Uyibuze akunda kugira umunaniro urenze urugero. Abanywa imiti iringaniza urubyaro ndetse n'abanywi b'inzoga ntabwo bajya bagira iyi vitamini B ya kabiri. Bavandimwe, reka mbabwire ko uramutse uyibuze ingingo zitagahunda rwose. Naho vitamini B ya gatatu nayo abakunda, mbese iyi B ya gatatu ikunda kuvura cyangwa se ikunda gufasha abantu bafite umutima utera nabi n'ubwenge bukora nabi. Iyi B ya gatatu mu by'ukuri ituma umuntu ashobora gufata mu mutwe, naho uwayibuze kugira ngo azafate ibintu mu mutwe biragorana rwose. Iyi B ya gatatu ivura indwara nyinshi zirimo diyare n'izindi zirimo nko kugabanuka k'ubwenge. Iyi B ya gatatu niba utinya izuba urayibuze, ni ikimenyetso cyerekana ko mu by'ukuri uba uyibuze. Hari abayigira ikabije, nabyo iyo uyifite bikabije birangwa n'ibi bikurikira. Icya mbere, iyo uyifite nyinshi cyangwa se ikabirenza urugero, ugerageza kwishimagura ku ruhu. Icyo ni ikimenyetso cy'uko uyifite birenze urugero. Kumva uruhu rushya cyangwa se ukaba ugira akantu k'isesemi. Ibi byose ni ibiranga ko iyi vitamini B ya gatatu uyifite, ariko ku rwego rurenze urugero. Mbibutse ko umubiri wacu uba ukeneye intungamubiri, uba ukeneye za vitamine, uba ukeneye poroteyine, uba ukeneye imyunyu myimerere, ariko iyo iramutse ibaye myinshi mu mubiri nabyo bijya bizana ikibazo. Noneho ahangaha niho twari turi ku mpamvu zitandukanye zibuza abantu amahoro. Cyambere twabonye ni byinshi twari tumaze kubona, ni amahoro makeya ashobora gutuma ugira impagarara, ariko mu by'ukuri ayo mahoro make akaba yazanywe n'ibintu bitandukanye. Kubura umutekano gushobora gutuma umuntu mu by'ukuri ahura n'ingorane, cyane cyane nari ngerageje kugaragaza ko ubwenge bugufi bushakira amahoro ahatari, nyirabwo akababazwa n'uko ibintu akeneye bidasohoye nk'uko ashaka. Ibyo bimubuza umutekano, bikamubuza amahoro,
ibyo bishobora kubuza umuntu umutekano wo mu ntekerezo, bikagwa ingingo nabi. Igihombo cy'ibintu n'abantu bishobora gutera umuntu guhangayika, agashaka kugarura ibidashoboka, akaganya atenda kwiha ibyo yabuze, nabyo bikangiriza ingingo zishinzwe gahunda y'umubiri, maze ahasigaye ukagaragaza umudari cyangwa konda. Kuvuga nabi cyangwa guhubuka nabyo bishobora gukora kuri nyirabyo, akagaruka n'ibyo yavuze cyangwa yakoze, bikamutera guhemuka cyangwa urwango rudashira. Uwo mutekano muke ukangiriza nanone ingingo, ahasigaye zata gahunda zananirwa gukorana, agahura n'ikibazo. Guhisha ibanga rikamenyekana cyangwa gutandukana n'uwo wakundaga akakujya kure. Kuzambiriza umuntu utabigambiriye no kunanirwa inshingano ikureba, kunyuranya n'uwo wakundaga mu migambi, nabyo byangiriza abantu benshi, maze wabura umutekano ukaba uhuye n'ikibazo. Icyo twari tubonye cya kabiri ni aside. Acide folique kimwe n'izindi vitamini, cyane cyane iyo twari tumaze kurebera hamwe, ni vitamini yo mu bwoko bwa B. Iyi vitamini yo mu bwoko bwa B mu by'ukuri aho ikunda kuboneka cyane, ikunda kuboneka mu binyampeke. Abantu bakunda ibinyampeke baba bayifite. Noneho icya gatatu twari tugerageje kuvuga ni ukubura isukari ya glucose. Kubura sukari ya glucose mu by'ukuri bitera umunaniro w'impagarike. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, iyo wabuze sukari ya glucose urwara indwara z'ibyuririzi zikagufata mu buryo bworoshye. Icya gatatu, wabuze sukari ya glucose umwijima n'impyiko bigira intege nkeya. Ubwo nabwo umwijima wagize intege nke, nicyo kigega cy'umubiri, ntabwo uba ugishobora guhunika cyangwa kuzigama zimwe muri vitamine wari ushinzwe kubika. Ikindi, ntuba ugishoboye kuzaringaniza sukari mu maraso. Ibyo nabyo byakugwa nabi, ndetse bikazaba n'intandaro yo kuba warwara diyabete, dore ko bamwe barwara diyabete yo kugira isukari nyinshi mu maraso, abandi bakarwara diyabete yo kuyibura. Noneho ikindi ni ukumva uguwe nabi bitewe no kubura sukari. Ikindi ni ukunanirwa kwitegeka mu bijyaniranye n'iruba. Iyo wabuze sukari, iyo glucose itakubamo, nabwo kwitegeka birakunanira. Kutamenya gufata imyanzuro, inzozi nyinshi, kunaniranwa n'abandi, ibinya mu maguru, gahunda nkeya mu ngingo, gukunda kurira, kuribwa mu mihore, ubwihebe, guta ubwenge, ibyo nakwita eturdisoma, cyangwa se intege nke n'umunaniro. Ibi byose ni ibintu umuntu ashobora kugira yabuze iyi sukari ya glucose. Ushobora kandi kubyuka ufite umunaniro, kwivumbura ubusabusa, kumva uguwe nabi utamerewe neza, kunanirwa gukurikirana ibintu, kuribwa umutwe, kurwara imitsi yumva, kubura ubushake cyane cyane ku bagore, guta ubwenge akanya gato, ubwoba, kumva ufite inzara, guhunikira kenshi, kudafata mu mutwe, imvururu mu myanya inoze ibyo kurya hamwe n'ikizungera. Ibi bintu byose uko tumaze kubivuga ni ibintu bigaragaza umuntu udafite iyi sukari ya glucose. Birumvikana rero ko abaye atayifite, ingingo zikora nabi, zita gahunda, imyanya inoze ibyo kurya nayo ibura icyerekezo, ubwonko guhera mu bwonko ukamanura hasi. Iyo ingingo zamaze gusonza, iyo zamaze kugira ibyo zibura, uhinduka irembo ry'indwara. Turihuta cyane mbabwira ko mu by'ukuri ibi hamwe n'ibindi tutavuze bishobora kuzakuviramo indwara twakwita chronique. Mu gitabo bise ngo ni intekerezo n'iby'umwuka bihagaze neza, urupapuro rwa 588,
ho baranditse baravuga bati nombre sont ceux qui accusent la providence ka la souffrance s'abat sur leurs amis ou lorsque ces derniers sont enlevés par la mort. Hano hati abantu benshi bajya babiharira Imana cyangwa bajya babirega Imana iyo imibabaro ifashe inshuti zabo cyangwa se inshuti zabo zikaba zivuye mu mubiri zipfuye. Rimwe na rimwe upfushije ababyeyi, ubuza abana, ubuza umugabo, ubuza umugore, uheze mu bwigunge, maze icyo kibazo ukagiharira Imana ukumva ko Imana ariyo yabishakaga. Mais il n'entre pas dans le plan de Dieu que les hommes et les femmes vivent une existence de souffrance et qu'ils meurent prématurément. Ariko ntabwo biri muri gahunda y'Imana ko abagabo n'abagore babaho imibereho y'umubabaro cyangwa se ko bapfira imburagihe. Resa ainsi les rêves inachevés, maze bagasiga imigambi yabo, inshingano zabo batazishoje. Le Seigneur voudrait que nous vivons le plus longtemps possible. Nyagasani yifuza ko tubaho igihe kirekire cyose gishoboka, avec tous nos organes en bonne santé, kandi tukabaho mu by'ukuri ingingo zacu zitekanye, mu by'ukuri nta buribwe tugira. Barakomeje bati remplissant rero kirera été assigné, abantu bakuzuza inshingano Nyagasani yabahaye. Il est injuste de l'accuser des résultats qui de nombreux cas sont dus à la transgression de la loi naturelle par l'homme. Nugukiranirwa rwose gufata ingaruka z'ibyakubayeho ukabiharira Imana, kandi mu by'ukuri byarakomotse mu kwica amategeko agenga ibyaremwe cyangwa se amategeko agenga impagarike. Iyo amategeko agenga impagarike, agenga kurya, agenga kunywa, agenga kwambara, cyangwa se iyo wananiwe kwirinda mu bintu ibyo ari byo byose uhura n'akaga karemereye, ingingo zitagahunda, ingingo ntizongere gukorana, bikakuzanira uburwayi, rimwe na rimwe uburwayi bukaguhitana. Abatagira ubwenge, abakiranirwa bakabiharira Imana, kandi mu by'ukuri nyirabayazana w'ibyo byose ari uko bishe amategeko y'ubuzima, Naho muri iki gitabo ku rupapuro rwa 423 kuko ntekereza ko turi kwegera indunduro, ariko dusabwa kumenya neza ngo mbese mu by'ukuri dusabwa gusobanukirwa neza n'izi ndwara zatwibanire. Noneho hano haravuze ngo relation entre péché et maladie, isano iri hagati y'indwara n'icyaha. Burya mu by'ukuri nta muntu ushobora kurwara nta mategeko yishe, ahubwo ashobora kurwara yishe amategeko, cyangwa se ashobora kurwara nanone bamuzambirije. Bashobora kukwiba icyo warutezeho amakiriro, umubabaro n'ubwihebe bikagufata, bigahinduka byakugeramo bikazaguhindura irembo ry'indwara. Il y a une étroite relation entre le péché et la maladie. Hari isano yimbitse kandi ya bugufi hagati y'icyaha n'indwara. Aucun médecin n'exercera pendant un mois sans le constater. Nta muganga n'umwe washobora kuvura ukwezi kose atarabona ko burya uburwayi bwakomotse ku kwica amategeko. Bavandimwe, birumvikana ko dusabwa kuba maso, dusabwa kwirinda. Niba wisha amategeko itegura ingaruka, kandi mu by'ukuri niba hari abisha amategeko bikakugeraho, usabwa kujya umenya ko ikibazo cyose udafitiye igisubizo kidakwiriye kuguhangayikisha, kandi icyo ufitiye igisubizo ugafata ikibazo ukarambikaho igisubizo cyacyo, impagarara zikarangira. Ku rupapuro rwa 405 n'ubundi muri iki gitabo cy'intekerezo n'iby'umwuka bihagaze neza, banditsemo amagambo akomeye, naho bagira bati 405 harimo amagambo avuga ngo lorsque nous persistons dans les habitudes qui diminuent nos forces mentales et physiques en matière de manger,
de boire ou dans d'autres domaines, nous déshonorons car nous privons du service qu'il nous demande. Hano hati igihe tuzakomeza ka kamenyero katunyaga imbaraga z'intekerezo n'iz'umubiri binyuriye mu kurya, binyuriye mu kwica amategeko, mu kurya, mu kunywa ndetse no kutirinda mu bindi, tuba dusuzuguje Imana kuko tuba tunyaze Imana umubyizi yadusabaga kuyikorera. Iyo umaze kurwara, iyo umaze kuremba, mu by'ukuri nubwo warwara intekerezo gusa ariko nta hakurya, kuko uba utagishoboye kumenya igenamigambi, uba udashoboye gushyiraho planification, uba utagishoboye gupanga, uba utagishoboye gutekereza, ubunyazi Imana umubyizi yari gutezeho, ukaba ugiye kuba ikirumbo, mu by'ukuri nabwo ni ugukiranirwa. Reka wenda twegere umusozo, ariko bavandimwe tubabwire ngo indwara za twibanire aho zikomoka nta handi. Indwara za twibanire aho zikomoka nta handi, zikomoka mu gusonza kw'ingingo. Ingingo nazo zisonza inshuro nyinshi bitewe no kubura amahoro, kubura intungamubiri, cyangwa se nabyo tukazibura bitewe no kwica amategeko y'ubuzima, bikatuzanira igihombo mu mpagarike yacu, kandi bikatuzanira n'igihombo cy'iby'umwuka, tukabura umunezero wo muri ubu buzima bitewe n'impagarike iguwe nabi, kandi tukazagira amaherezo mabi. Muri uyu mugoroba reka Imana idufashe, iduhe kwirinda, dusobanukirwe neza ko burya indwara ari umusaruro wo kwica amategeko y'Imana. Tumenye ko hari isano ya bugufi cyane iri hagati y'icyaha n'indwara. Ahasigaye twirinde mu kurya, twirinde mu kunywa, twirinde no mu bindi byose, dusobanukiwe neza ko kutirinda ukagerwaho n'akaga k'indwara, ubunyazi Imana umubyizi yari gutezeho ukaba mu isuri y'ikirumbo. Ngaho Imana idufashe, dushoboze kuba abantu bayo, kuba abantu birinda, kuba abantu bari gushaka imbaraga z'umubiri n'imbaraga z'intekerezo.